ha ibi binyoni byi chokozo cyarato ko ndivuga reka nicecekere reka nicecekere ko naringize ngo turi muri Australia ga mapeti yarashize nice ibi biryo cecekanya dore uzobabaze kuva nagera hano sindarangiza kano kaburi kuva nagera hano sindiyongeza kaburi sindiyongeza kano kaburi gutya ngo niyongeze papa ebo byagenze gute nari nazibagiwe sorry mukarabe mama ali habe n'ubunyine umunsi murangiza ngurye sintatubaza ngugira urumva ariko kuvuga ngo ndye umutsima munini mukarabe hari yawo nayo sinkijya muza turye mwese umwana musa ngaho nga mukarabe genda mukarabe kubera iki muhamuja kubera iki baje gukora bari ati baze gukora baha kibibaho aho kogereza ibizobozo niho bakarabira no ta muntu waje muri toilette gukarabiraho kandi yari aho kubasanga hano iri torero ryanyu birakije ko ndababona muri ikibazo iki boy no giye kujya kuri kamera inani iri isabuni ahubwo areke yicara aho ngaho iyi ni sabuni kwizina kwimeze nka burete nami ko ubwa mbere nyibonye noneho yemwe ko ubwa mbere nyibonye ahubwo muzi ko natangiye kuri recording ariko nari nagize ngo ni blue band oyi ni ziza takibazo ako bayizanye nyuma twaragiye yaje nyuma kabisingi muri wenda ya abandi ni baza bakarabira hano iri ameza yindi Musa bon appétit oh sorry pasta bon appétit appétit hari birenze ko baradufata yewe oya mukomeza mugubwe neza baba yicara hari cyozo murukingiza ikibazo yaba twatwi yicara hari biragaragara dore TikTok allo papa oya ndacyari ko nibuka gahunda ndacyari mu biganiro hano gahunda ko ndayibuka wabuza ngo ni simwe uko ntiri buza kwigirayo basi ni wande bakoze anje koza amasaha 2 wenyine reka ndebe iminota isigaye hari n'igende buza kuhagara wenda ko hijya yisimwe hano hari abantu benshi baje gukora ibiganiro Ndiano rusambo iruhande rwa TRM oya ndahicara kwande papa kwa popote ndahazi cyane kese nimba harabaye undi popote Bojamo oya ndakibazo ndaguhamagara ninja kuza ya ndabafata n'umugira ikibazo none se ko wicaye aho ngaho nkunda kudaje oh sawa kwagiye izi omena niba zinyigiza hano nije baguzikira hari naho mwebwe gahungo ngo mwaraga ngo zabavuye ku nzoka Eza ni meza hano kweli. wowe reba ni wowe yageze ngo nta kibazo yonshaka wigira ikibazo oya ubundi barakoreka no kwishura kuri stand bakaza bagenda guke irimo murimo mwese ko murihisha kurya wowe ukomeze ufate gusa icyo ndugisengera tutangire ngo ndeke mutoza mani kirosha none muri inziki ni mu masha ngo tuzi umbe muni tumasha ngo turye turamasha kabiri kera byatugeza imbere ikizungu cyo gutinda ni mudusingiza zangwa kwirusha aho ushaka yewe imboga umudaza zigiye afite umwanya ariko udahari uzuye umusima nawe
Oka kamuzi. Ntibanze kareka gato. Ni filime Utori intuzo kandi ifite amasaha 2. Hey. Nukuvuga ngo ucika kigiye ko aba diaspora badaheruka injanga zitwa ngo ni omena zo muri Kenya zimbere ya kamera aba diaspora badaheruka injanga zitwa omena ubu njewe nizo mpanye India zitwa omena cyangwa se mu Rwanda bazazita ngo ni kabucungu oya hano no bita zitwa kabucungu na mu Rwanda zitwa indagara oya ye mu Rwanda zitwa kabucungu hano zikitwa omena Rwanda ni Burundi ni kabucungu ni Burundi niko aho niki wishimiye hano Papa Aboy jewe zonyine kuba twicaye gutya gusa tujya gutya gusa urebe n'abashumbe bako batunga mukana oya reka ariko kumurabona dore ndi kumwe nanje wasumba ndi kumwe n'umuntu ushinzwe ico bita pedicure and manicure tumama umuntu kuntu abameze n'abashumba bisi bayoboye abashumba bagize icyo bavuga nabo base ritanda nibo twadusangira noneho bishimiye rino funguro ikindi cya kabiri dushimishwe no gushangirwa no gusangira n'umushitsi kuva mwitonde umumissionari wanyu turakomereza aho twari tugeze ngo neza ayiro mpinjanga nanje woreka kugubwa neza se omena cyangwa isamaki ngaho mva beauty nako yewe nta bandi barya omena yabavuye kunzo no ibona no hera n'ibishimye nkayibona gute neza birenze mena niyo bagore bashaka amashereka nabase bashaka amashereka bivuga ko abadamu bayagira natwe tuba dukeneye ko bayagira turayanze se tuzirye turebe ko abadamu bagira amashereka amashereka ko murabarira none cyane ngo ko bararira abagore kugira ngo bagire amashereka cyane niko yo byarakomeye ndaryoha muvuze amashereka ndaryohewe amata hano se wasanze atandukanye nayo wancanga nawe amata ya hano azaryoha kuruta yiri ya mashi ibyiri ya se ayiri ahehe iwacu muri Rwanda oya ye ngwiriya ibuzungu ko natwe tuba tuvuga ngo amata y'ino nta kigenda ayo amata y'ino araryoha hano muri kino gihugu turimo noneho amata ya hano aratandukanye n'ayo mu Rwanda kamera ntizire n'ayo Buganda neza rwose ko mwavuze ngo babije none se kuragira ngo hari icyo bitwaye dusuje wa mudamu wo muri Amerika SP mama SP wandi uziteka oya asangiye n'umuzungu ariko yari yaje ibishimbo hari undi uzitekana n'umuzungu oya iwaza azateka agarabona ibishimbo yesu SP nanjye ndamusuye ese ko ataragira ibishimbo kubaye atatumba imitima ye ababanga yibe umuceri ngasonga kwanza amawunge kawumara nzarira mwishe hayari kandi gitangaje ntazerekana hateka azaberekana gusa bigeze ku meza nguko twabagize natwe abagore bateka ubwanza yarabiya ngo ariko n'abagabo bagira ubwanza nyaba bonzo basiga nka 50 bobo bakamubwira ngo ndazana n'abashitsi none wowe si ubwanza bwo umugabo ubwo ni ngora iyo ni ubwo n'ubwanza kandi ndetse ni bubi cyane ndazana n'abashitsi kandi iki gitangaje umugabo ashobora gutanga ubwanza bigatera umugore nawe kubutanga umwatetse ubugore bworoshye cyane sibyo nyine mbaye mvuga umugabo ga niwe wabaye nyirabayazana abayasize bike hagatekwa bike bikitirirwa watetse abo bombi tubatengera rimwe turabahagarisa cyane gose ku mirimo y'itorero sinani byo abasha mu mwitaye wowe ushiramo ufite ritime abashumba ese mbazi kera ntibatengaga abantu buri munsi ahubwo abashumba buri munsi bari mu gutenga abantu kera abantu bari bafite ubukristo n'ubunyangamugayo n'ubufura ariko ubu nyine
barabuhunguye barabakaburira ayiwe none se abashumba ko nzi ko baza bahana sibyo barangiza guhana baganira n'ahantu nyine atari public ahubwo mwe kuko musigaye muje guhana mukamuhanira no kubera yuko nabo ibyo basigaye bakora basigaye babikorera muri public tukabakubitira hakubu noneho murishurana ubundi umuntu wakoreye icyaha mu rwihisho ahanirwa mu rwihisho ariko ikintu cyagiye muri public kikabonwa n'abahise n'abagenzi ubundi mugomba gutanga urugero mu bantu bose kugira ngo inkoko ngo yagiye kuruzi ngo inywa amazi garamye ngo mureke ikibi kibonwe na bose nuko mubigenza none icyo wakoreye mu ruhame bagutengera mu ibanga abantu bazavuga ngo bari abantu ntibaza bahana umushumba ubundi yakagombye gutengera nyine ahantu atari public mu kitabo nyine ndabakurikira muzamuvuga ngo neza tugeze iwanyu nimba ari i Burundi batenze abantu ahubwo namwe umwe iyo mwari muvuze ngo bazababonera abantu murazaca inyuma y'undi n'abamuri ahubwo mwebwe nimugire abantu bareke gukora amakosa mwebwe umuntu no kwitambika kera mu muratenze kera tanga niko abayitambikiye abantu ntibagabanye kwitambika fata amata nsomera mujya mwimurangije kurya abe naje nari gusomera cyane nanjye ntasomera sinanga tore yanjye mudushira nk'amata hano wa wowe kuneka umuto banze gucuguta uyo ngo nica ashaka kandi umenye ko rero uri muri frame umwe mube bakesha reka tutagutera uyu muntu usiga abantu inzara uko kurarya gute uko kurarya gute bamenye ko azajya kanasiga inzara yo ko ndajya gute boy baramuhagiye ikivuguto so kunyuhagira yagiye hari abantu bazabwira ngo muri Kenya ngo bamaze magicumbi tugira ikivuguto magicumbi yewe nibarekera ngenda ngo mukivuguto oranje onshiramo uramuvuguto ndamwa nyamwari ibu yashiri hano hasi ngo turanywa yoro cyangwa ndayanywa yombi ninde muntu ufite umwanya gufungura hano mata ninde muntu utaratangira ninde bafatira hano gutya ninde bafatira hano gutya man kandi yashite ni wamucumbi ngo wizi urutoki rwanje atari sawara tukirwanisa eje dufungure wowe wiziguye da iyo umbwira nanje nkagufasha gucumba papa boy ko numvishe ngo ibyuma byaraje iwanyu kumesa ni imashini iki niki ntibaragira icuma cyo gucumba cyo ariko cyo gucumba shara bananiye barabuze ngo abaza abazungu bazibugari kuki mutarabubigisha abazungu oya ntago bazarya ubugari yewe samara wabona ibyo bazungu bazarya worira imigati bakayirisha ni inyama imigati nubwo ubuzima bwabo zahambaga ibintu zo mu supermarket aho habe n'imiceri iwabo ntibazapfa kuyihaha bazayirira mu maresitora abazungu gabo ntibazabahaha ngo bagire store iwabo nkakujya kwa Abanyafurika oya bazagura ibishiri uwo munsi ngo umuntu ugiye kwiduka ku muhanda gusa no akamaza n'ibyo munsi bas bamwe babeshejweho na za Uber wow gutuma ibiryo buri munsi ko bagiye kurya mu gitondo agatuma icyayi kwibarabara agatuma icyayi muri restaurant agatuma ibiryo agatuma ikintu cyose kugeza no kuri coffee bakabizana byose babitetse iwe bayeho mu nzu gusa nuko gusa kandi ari kumwe n'abana be bakaza bajya gusida mu restaurant gusa buri munsi bagatuma bagira gaze mu twego nta gaze gihaba n'amashanyarazi adashirira agaze mwamuteka wow izi ngizi ariko ubu nyine baratangiye kuzizana mu mazu masha amwe akaba arimo gaze ari kwifashe urumva ashiruka senyinzi ayaye bamushumba yeme bazabaza kuzitwara nabo bakazicaginga none bwana papa boy ni iki wari ukumbuye muri Afrika bijanye n'ibyo kurya
ibyo kurya nari nkumbuye muri buri gihugu nari mfite ibyo nkumbuyemo. Muri Kenya ikintu cya mbere nari nkumbuye nuko ntarakirya, nari nkumbuye muturu. Ndakujyana ahantu bazigurisha muturu, kuko hano hose nari nzi ibyokezo byiza, hari ibyokezo byiza n'ibindi bya feke feke. Aho ngakumbura n'isosi yayo. Ngweza usome. Isosi ya muturu. Muduhamagarira amata aho. Arakonje ameze neza bitaba. Aho ngakumburiza imboga mpayinjya za omena. Kubitse Cyangwa se kabucungu. Hakurya i Rwanda ngumbuye amata yaho n'amandazi yaho. Ngakumbura n'agashya ka Nyiragarama. Urumva? Barebe umushumba agiye kunywa akajerekani k'amata. Akarabo bafite amabiswi yitwa akarabo. Nugera uzoya mwana. Wamaye ico kirabo ni nani? Nyazanira n'abana. Nanje ba. Uganda niko barukumbuye. Zo nari murinza. Uganda. Ese wabaye mu bihugu byose papa Ebo? Uganda ikintu cya mbere nari nkumbuye yo kuruta ibindi. Nari nkumbuye Prayer Mountain. Kuri Prayer Mountain twarasengeye cyane, nibi turimo ndagira ngo ni Imana yabikuye. Nizi hazavukiye. Twarasengeye cyane. Imana haduhera amasezerano menshi. Nza mpa kumbura cyane. Nje ndagira mpa kujaye gusa kamanje kwicara gusa. Nyine ukuri kw'Imana. utagiye gusenga wicaraye gusa kumva gusa atmosphere yaho. Nabona ukuntu baha basenga gusa bagande bavuga tata wani mukama wange jagara kutumanya madara ura ko bose bagiraga imwe iba niko bahawe muri bihugu bitazaruka bahawe buri gihugu buri bwoko bugira rugaye yacu ni izoga nakangiringi Meliforiako Pelema Somela Bela mwatenze bano bantu uziko kizira kikaziririzwa ruga muri kurya iyo si ariho twiganye kuturabwira ndaho twapigana umwuka ayi wose ni wa mwuka uwo ni wa mwuka Papa Ebo woherutse ku musozi wagiye mu giti uravuga ngo ntuvayo ari ibintu cyanaga rugo rwawe rugifite amahoro reka ngo banze wibro ako none kera ni ka waruzi gushona wa ukuntu wagishonye kiriya giti nari umushonyi abuze gushona brosa darije mu gutekera gushona igiti wambaye brosa darije mu gute sinari nagize urubo bimumenye kubera kubasengera ingo zanyu kuravuga gutuko none izingo beri uri mu none se wowe wojana abana tubajana ihamba wojana abana ngomba kujana n'ihamba Imana se yarakubise kari kari mu imboga z'abana Imana yarumvise Imana yarumvise cyangwa uracyasubiza abantu bagiye bahamagara abantu bagiye batanga ubuhamya benshi nubwo hakiri abandi bakaba bagenda amatambi akamatamba ari ahantu hose mu nzego zose harimo amatamba oya nibahinduke erega urugo rw'umuntu rugomba kuba paradizo by the way kandi ubwiza bw'urugo rwawe ntabwo buri outside yawe n'umugabo wawe urugo rwiza rwawe ruri muri wowe n'umugabo wawe urumva abataragira ingo nabo bazoza bumviraho ugire initiative zo kuzogira ugire intego yo kuzogira urugo rwiza ubigire intego ubigire ihame kandi kugira urugo rwiza no kuba mwiza koroherezanya ariko se mureke mbabaze iyo ndi umusiribateri mukuru ako ugiye gushaka sindashitse muzamura mutubwira ko tugira reka nkubwire icyo uzogenderaho nimba washaka abageni ubwire benshi bazobona ari benshi urumva n'abandi benshi urumva ikintu cya mbere uzogenderaho uzogende umenye karakteri imico y'urugo rw'umukobwa uhawe kumva iwabo iriya kwitsi naho komoka ababyeyi b'umukobwa bakuru wiwe basaza biwe ari buzobanza kumenya nubamenye imiterere yabo n'imikorere yabo bizoba byoroshe kumenya ko uwo mukobwa uhawe uje gushaka azuba ku rugo ariko bazaca niyanje namubwiye ngo mbere yo kuzoshaka azobanza aje kumenya kwitsina aho uwo mukobwa akomoka ariko baravuga ngo niyo mpamvu bazohora basenya Papa Ebo baravuga ngo inda havamo umweru na muhima siko bavuga aho wakuriye siko
nuja muri ibyo banzi nyumve sibyo ushobora kuba nareba muri umuntu cyangwa se musaza wiwe sibyo hamba wenda afite comportement nziza ibiki byose byiza sibyo ariko uwo nguwo akaba ari we nyine cyangwa se mukara wavuye muri urwo rugo yego reka ngusobanurire rero ikintu wewe rero nakubwiye ngo urebe ababyeyi be nurangiza uzoreba n'abavandimwe biwe wabyumvise hanyuma uzobaririze urwo rugo imiterere yarwo n'imikorere yarwo wabyumvise bizoroha cyane umwana bizoroha cyane biroroshe cyane umwana gukurikira karakiteri y'iwabo biza bigora cyane kugira ngo azogende kinyume nuko iwabo bakuze bameze kuko ibyo nibyo zubaka urugo nibyo bya mbere abanyamurenge ko bahindutse se reka ngaruke kuri iki kintu sawa ico kintu mukivuzeho binibusa umusaza ejo bundi twaganiriye arambwira ati se ko mwatwimye uburenganzira bwacu nk'ababyeyi kubashakira abageni ati se nimubona koko biha bigenda bibagaruka n'ubundi nizo ngaruka yes none se ingo zatandukanye zose z'abanyamurenge reka ababyeyi badushakira abageni noneho umva ngusobanurire abafite 50% nawe ufite indi 50% mukuzuza ariko zose mwarazitwaye zose kibazo mutarazitwaye mwana ukigisha mubyeyi w'inama oya ni ukuvuga ngo turi mu kuzana amatangazo twaheza ababyeyi ko twabonye ugaruka mu itangazo mwashwanye n'wanyu gusa amatangazo abiri none se ubundi niki aba akeneye kugira ngo kugire inama si uko umushikiriza umugeni wenda akakubwira ngo ntabwo ari byo umubyeyi ntashobora kukubwira ngo reka uriya mukobwa wamukunze muri iki gihe mukunde ndaryohewe gusa muri ibyo muri ni ukuvuga ngo umubyeyi ni ugushikirizwa amatangazo ni amena nta disikisiyo bwacu ukongera ukamuzanira irindi ngo mwashwanye amena ukongera ukamubwira ngo twashwanye nta bindi umubyeyi gusa agategereza ko wa munsi kandi ushaka interivasiyo y'umubyeyi mwashwanye utaramugisha inama mwitangira none ugiye kumubwira ngo agire gute ubuye kumubwira ngo agire gute ko n'ubundi iyo safari mutayitangizanyije nawe ibibazo ugire mu isafari ugiye kumutura uzi ikibazo mu Bible ikibazo sibyo ikibazo kubwira ababyeyi nuko umubyeyi ushobora kumubwira igenda umweretse basumba rero uburyo kibasumba asutse yabona uburyo yisize yabona uburyo yambaye akavuga ngo yesu umugeni ashobora no kukubaza ati se uyu ni umwana wo kwande ese yewe mwana sogokuru wawe yitwa nde amaze akamagenda akamabaririza akabona ibyo gutobora amatwi akamabaririza n'ibyawe byahana ariko gutobora ugutwi ntibisobanuye ko utokuba biragoye kuvuga ngo ushiriye papa wawe umugeni watoboye amatwi wambaye akamini witemeye kandi atayikunda ngo agushigikire kuri uwo mukobwa twavuze ngo 50% 50% irimo wowe ku body yawe inyuma k'umusore umubyeyi azareba imbere aho umusore atazabona araha amaso y'abasore atazagera abenshi ariko bareba inyuma mugabo agiye kuhareba umubyeyi wawe agiye kukurebera inyuma basi umubyeyi ni amakosa reka ngo pastor kibare bagisura ese wowe habuze bahitiyemo n'ababyeyi ngo musigaye mureba isura ubunye cyane cyane wowe noneho uri n'umudamu ariko mushumu noneho kurahamya ko tutagomba kureba isura ndavuze isura ntabwo tugomba kuyireba isura ntitugomba kuyireba kubera yuko twasanze mu bintu byubaka urugo urumva isura ntibamo none se nk'ubu ngubu Aboy boy reba ibintu bireba value y'umuntu ni sawa value ni Aboy boy reba ubwiye ariko se urareka isura ama values yiwe niyo yubaka urugo reba kandi values yiwe ntiri mu bwiza umukobwa wese aba mwiza atarashaka niyo cyane ariko umukobwa mwiza umurebera ku kumbuye kubona umukobwa mubi wabyeyi bakumbuye kubona umukobwa mubi ngo ndabikumbuye cyane naramubuze abakobwa bose uzoze gukwera hari umukobwa mubi wobaho kubera makeup bose mu kubagira beza wari ari none mu kwamahindura abantu bakama bapwe ugasa n'abavuye mu kawuta yari igikara kiriri afashe izeye abakobwa basigaye biga no guseka bakabimwigisha reka nyabo hakika ya mungu good Timo kuona kwa vifo tasha magra. abasore bagomba kugira 50% mu gushaka n'ababyeyi nabo bakabarekera umwanya wabo nabo
muri iki kinyejana ahubwo nyine ahubwo ndetse kwanza muri iki kinyejana nasanze ahubwo muri iki kinyejana niho hantu hambere ahubwo twakagombye kurekera abantu inani kubera yuko muri iki gihe nicyo gihe kigoye cyo gushaka. Yes, mbere kwari abantu babitiranye ibintu ahubwo ubu nyine niko bamwe bagomba kugushaka kuko ubu nyine noneho turi mu gihe kigoye kiruje cyane kirimo abantu bangiye naho kera ntawatinyukaga gusenyuka naho ubu nyine azavuga ngo ndigiriye niyo mpamvu ahubwo bazoye ubu nyine nibwo bagomba gufata mukondo wawo mukingi wa mukondo wawo obaye ntabwo muzi igiswahili papa ntabwo muzi igiswahili ayi papa Aboy oya pana umucondo ntabwo ari umucondo twatuvuga gufata ikirindi gufata ahakomeye ayi none se papa Aboy mva ngubaza none se birashoboka koko abasore b'iki gihe barekera abavyeyi none ntuhamva inkondo wewe inkondo ndimuzi inkondo icyo ari inkondo y'ikindi ndimuzi icyo ari inkondo wavuze inkondo apana mukondo wazi gerageza kuri yawuti niyanze uvuze gutyo ngo mukondo out ukugeze ngaho baza papa none tureke abavyeyi ndavuga abasore batarashaka yego urabona ko bizoshoboka koko bawurekera abavyeyi umuhungu ko bigoye umuhungu inshingano ziwe nukuza akavuga ngo nabonye umugeni yewe wa mwana we n'umwana wo kwandi n'umwana abaki abi wabo urabaza toyaye okay dusigirega natwe umwanya wacu ta genda tuzokubwira genda tuzagusubiza wabyumvise leta dore none waramaze kumuhitamo byararangiye voilà batoba bakimukubuje ubundi uragenda ukareba gusa ugashima ugasigira abavyeyi uruhare hariko ari abavyeyi baguhereza kuza byose by'abavyeyi warabiranga hari igihe abavyeyi ukarangiza ibyabo n'ibyabo mushumba we hari igihe abavyeyi baguhereza impamvu itumvikana bakubwira ngo nimba ngo sekuru ngo hari ukuntu ngo atarameze neza ubutumwe ngo kubera sekuru muri twebwe twese akubwiye yuko batagiraga ibifatika ibyo ngibyo ntibifatika ibyo ni ubucafu akubwiye ngo ntibagiraga ibifatika ni ubucafu tureka n'ibifatika hari igihe mukecuru reka nkubwire sivyo hari igihe ukwiriye kureka aho ngo dushaka umukobwa ngo numukene ngo bagiraga hari umwana jewe duturanye umoja ngo nyina w'umugabo yashatseho ngo yari afite akabazo ngo sinzi ngo yarigeze gusara ngo nimba ari famille yangavuga ngo umukobwa ntazahashaka ngo kubera yuko ngo umugore ngo yigeze ngo gusaraho ese ni impamvu iwabo ngo ni imirazi ibyo ngibyo birumvikana imirazi nyine zibyara iyindi mirazi yagoye ishaka wayivuga ariko kandi jewe imirazi ntabwo ari ikintu cyatuma udashaka umuntu none se ntazabona n'impumyi none se imirazi ni ukuvuga ngo ni umuntu ufite amaso afite iyindi style urumva yego ndabyemera ndabyumva ariko imirazi oya ye no ni style urumva oya umva gusobanurira yego mushumba ubuze ngo imirazi ni iki hakika ya Mungu niba hano bareba gutya wowe ukareba gutya ni byiza gute kureba gutya ahubwo se nizakubwiye ko kureba gutya straight ariko byiza atariyo mirazi oya nizakubwiye ko papa mureke ko turaganira yemwe oya tugira amoko abiri yo ko turarya mushumba mureke tukomeze tuganire mfite ikindi kibazo hari igihe imiryango yarabanye nabi basogokuruza wenda barigeze gukorogana n'abasogokuruza wa mukobwa ugiye gushaka noneho bamuzana mu muryango bakavuga bati sogokuru yasize avuze ngo ntitugashake muri uriya muryango ibyo mubivuga hiki ubwo ni upagani wabyumvise ubwo ni upagani kuraraga abana bawe ibi biwahuye nabyo kurabaraga ubucafu nawe ukeneye ngo bagire umutima kuba wagize wananiwe kuba bari bimaze imyaka 100 utarababara yegora iyo ni inzika babaraze wabyumvise kuraraga abana bawe inzika bagira undi muntu Tom bakora gutafu yacize mu mutima we no mu biteke aravuga inzika n'umunyine cyane yobona nk'umugera waramwimye ishati muri Kongo hose bafungura cyane akamaze kuri comment kugutwira ya shati uwo ni salibarati na geshembe
habo ngabo na atarabona ari kiganira ataracunga akama gutuka gusa nari naramubuze bo bari bene abo ngabo bari abakene bari abakene bari ahubwo ngo bazutse vuba cyane bazutse nyine none ahubwo icokwereka abana b'abakene ko ari woza bubaka amago cyane kuruta abakiri apfa kuba nyina azutse kuruta abakiri wako murabazi ngo cyangwa mwabibagi oya turabazi cyangwa ndi tubazi turuzi umwana w'umukire ndazi patience ndazi kwihangana ariko umwana w'umukene azi yuko mu burana none agakomeza kubana nawe kandi akakomeza kukubaha ariko umwana w'umukire azavuga ngo ndigiriye kuko azo ntamugabo uri umugabo udafite ifaranga ngwana ntaseze njewe simbimenyereye kurazana umuceri wo turya breakfast genda uzana amayayi uzane breakfast ifatika ikindi kandi umwana w'umukire ndaza nasohokana hari n'igihe buri kanya yicara ahamagara kwa nyina mama none akareka kudependinga ku mugabo we agahora dependinga iwabo kandi yaravuyeyo oya ntabwo ari bose ntabwo tuvuga bose ariko bibaho cyane ikibazo cy'iyada nimba taramenya yuko yahinduye identity tazi ko ari n'umudamu tazi ko bayishanje makaraza mwiboro rya tazi ko wowe guturugaruzi rwa hafi y'umuturanyi wicaraga ahamagara nyina Kaunga yashira aho kwihanganira umugabo akabahamagaye inyina i Rwanda. Ubundi umukobwa wese uzobona ubundi umukobwa wese ufite se ukabona ahorana na nyina. Question mark. Umukobwa agomba ahubwo kuba inshuti na se. Uzomenye ko umuntu azoba ku rugo. Ayi. Uzomenye ko umuntu urugo rwe ruri strong. Yes. Tapesi. Iyo nama barakomeye. Abaye. Ubatse ku mugabo. Ibyo mubwiye nukuri. Umukobwa w'inshuti na nyina. Abagore bagomba kwitita kuri ba nyina kandi bafite base. Mama buri mwana. Mama. Ikintu cyose nyina yamubwira gukora mu rugo rwe yo gikora. Ariko se umuntu tiyopfa kumubwira ikintu cy'amafate ku mugabo w'isi. Iso ndiyo. Aho banzureke. Ayi wewe banzureke. Bazabayobza cyane. Urumva abagore nibo bazabayobza abana babo cyane kureza abagabo. Naho abagabo bakundana na ba nyina. Dushize kwijanisha. Naho abagabo bakundana na ba nyina. Ngo aramagara nyina ngo umugore yagire gutya. Ni ikintu kibicana azashwana n'umugore we. Urumva ni azashwana n'umugore we. Ubundi kiraziririzwa umuhungu wese kugirirwa inama na nyine batari kumwe n'umugore we. Exactly. Nimba nyoka gukunda azoza abagira inama mwembe muri abana muri kumwe we n'umugore wawe. Apana kuzaza ngo data we ngo tubonane ngo reka mbonane na mama we ngo reka ngangeza hanze akugaza hanze umugore asigaye ibyo ushaka kumubwira nimba ari n'amafaranga ushaka kumusaba nimba unakenye ukeneye igitenge cyangwa iki bivuga n'umugore wanjye ahayo cyangwa unyure mu mugore ahubwo ndetse kwiza ni ukunyura mu mugore wanjye aho kumvira jewe ahubwo noneho uzompeze raporo ko umaze igihe usaba ikintu ubwirwa umugore waje akaba atarakumvishije sawa apana kumperaho jewe ni bibi kuko abagore benshi basenyeye abana babo bahunga ingo benshi kandi ahagiraga ngo nukumukunda ntamenye yuko ngo data ngo umenyaga abagore data we ngo babaye ngo abagore niba bidata we data waje we nayo yose umugore wibaga kera yabaye undi babana biki gema data we mubirinde cyane ndiwumvaga kera bagushizemo akantu ka harakini mana ari bose abagore nimutugira ntabwo twavuze bose iyo tuvuze ikintu ntituba tuvuze bose muvuga ngo abagore bamwe yes ntituba tuvuze abantu bose urumva uyu nguyu ejo bundi njya musenyera nawe uriya wundi ariko ndahumeka basenye benshi ukazama umuhungu azava mu kazi akajya kurya kwa nyina kandi umugore we yamutekeye uwo ni mubi cyane yagera mu iwiwe agasanga ngo meze neza ese ubwo bari umugabo ibiryo biteretse ku meza uwo ntabwo ari umugabo ngaho nyumvira rero hari n'andi makuru numvishije wari umuhungu washatse arangije gushaka ngo akumbura iwabo
ngo kumbura iwabo akazari Umuhungu? umuhungu afite kandi ikibazo ubona kasarani afite ikibazo cyo mu ngo kumbuye ngo iwabo akarira umugore araza arahoze hakika yararwaye umujani wabo ugakumbura iwabo uri iwawe igitanga urakumbuye ari izo iwabo ndabyo nawe uramubesheye none yagiye gushaka yagize ati ndabahereza uretse niturangiza ati hano kasarani watangizwa na ndabahereza watangizwa na na eko iwabo akazari ararira afite umugore none akiri muri honeymoon ndabahereza nimero z'umuhungu ari pare wiwe umugore yahamagara we icika byabaye birutabara akunda woze imbango tumutengere hano nyamu nazizane tumuhagarikire hano muri rubanda zane tumutengera hawa yaje kumenyera ariko ankojerezo ku maso ni nkaho yarashatse umugore ukuze uramubona rene indani namwerekanye wamuzuma inzajya yatumye ngo abantu barahindura amasura rimwe ari mu gusiga abakobwa arimo gutuma duhura n'abandi kamana manumva itera nahararutse ibiryo ibiryo ko ntamanumva nibabikura nibamena aya masahani nibayamonjora ngo bato bageze barya umuntu uzaho uzitaka inzara nawe zaka ngo bato bageze barya ngo bamara guhaga ngo bakamamena ngo twanyakororo twose udukono twose bakamonjora midi yagera ntabwo baramuze ngo dukore ikiganiro iyi ni sahani ya omena aho iyi ni sahani y'umutsima iyi ni sahani y'isamaki iyi ni y'injanga y'isamaki yahozemo injanga ubu nyine ziri mu nda uyu ni umutsima ndaje ngusomere make-up izi ni isamaki ibishimbo nizo make-up ibishimbo bireba yaje wasumba uyu ni wa kane aka ni akabure kaka dore hano dore itakataka hano ibitangaza dore nizi wowe wenyine cyane yasi mutura yaranyamiye ikofi ariko noneho twarako dutenga urujanga iwe yamuye ikivuguto iki ni ariko kabiri ngo watenze urujanga ariko sitenga babaye ko iyi ni glace ya kane anje wasumba ni cya gatatu aline make-up kandi afite ikofi kinini yamuye ikivuguto iki ni cya kabiri nije bamuye kimwe dore sindi ndana kimara uziko rero nahereho nsukira amana yamukorera isoni ndagafite nagagufasha dufite video y'iminota 30 nonoga ni cyo kibazo sanze nasubije abantu ibintu kuri WhatsApp umuntu yari kwambaza gutya nkamusubiza ibyuyo none ikintu gitangaje yiciye yamaje muri frame ngo ndi muri kamera kandi nayo ari urimo turebe turebe akabanza ndakabanza turebe uragura ikanzu no yajyanye gacokora kandi yasinzira afite telefone gutya ari gucana nico gihe nazasubiza abantu yo umusoke tuvugana sorry ziranye muzoke tuvugane urinde ndanze za sorry nari ndi busy nasubije abantu kurya nazasubiza gusa ndahumiwe nono kurubuga nkamara ngo musoke tuvugane ndako bose kwe ndahevye kwe nako yari ngo nibasoke tuvugane yewe ndi kumujyana mu nzu y'ikiganiro nangu mwakoje kimwankandagira yewe mushimire papa Aboy watugaburiye nimushimira batetse oya nimushimire twe twari turabana dushimire aba jenali ne twatetse siko ari twatetse mushimire jwe jenali twatetse jenali ne twatetse yo guhunyiza iyo munyu turagendana mu matelefone gusa iriya ntago nobishiraho yo kugukanga mutuzobakanga hagumuza ibintu nanje nasubije nasubije abantu ibintu baherutse kuryama wewe aryama uwo ninde noneho ngo yicire ukuboko asanga ko yabaye ikintu barangize ngo ashaka uko kuboko gushakira arakubura buru uwo ninde ngo ngwiki
yavuga ati yari yameze muza akaboko kubikinya ni njyewe byabayeho ashakiraho yo arangira kuvuza induru ngo ati ukuboko kwagiye ariko mana we yari akiri no mu bitotsi. papa Aboy turamushimiye yuko yaduhaye ibiryo yatugaburiye. Thank you. Twagiye ni kamera nyine muri kwandura turiye isahani yose yuzuye ahubwo twabanje wasumba weri twabinaniwe. So papa Aboy turagushimiye yuko watwakiriye. Thank you. N'umushumba turamushimiye yuko akomeje kurya cyane. Yego wa ntusigara ku isahani. Wakoze cyane bro kurya. Murakoze cyane kabisa mubarikiwe. Nsigarana n'isahani kabisa. Kurasimbiza.